Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, uru ntabwo ari uruziga. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Hari uzabona umuhanda ufite imihanda ine, ubone nk'ibiri ijya mu cyerekezo kimwe n'indi biriza igusanga. Rero ya mihanda iyo ugiye kongera ikaba umuhanda usanzwe, bakiriho kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga bakubwira ko ugeze ku iherezo ry'uwo muhanda warurombereje ibice byinshi. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusyandika wa papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe buremere? A. Toni 20, B. Toni 16, C. Toni 12, D. Toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. Toni 12. Kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu, bavuze umutambiko niba umupine umwe biri iburyo undi ukaba ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. None ku binyabiziga bifite imitambiko itatu bigomba kuba bitwara byibura uburemere butarenze Toni 12. None kino kibazo bajya bakibaza neza kimeze gutya, bakavuga ngo ibinyabiziga bifite uburemere ntarengwa bwemewe bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Niba renzaho ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzamenye ko uzahitamo Toni 16. Ubwo ni imitambiko itatu ariko batabariyemo imitambiko yo kuri makuzungu, kizaba gitwara Toni 16. Ndakeka ko aramusamo C, ndizera ko aramusyandika ku papuro. Mbibusa ko kode nziza ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikurura niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira, riba rifite amabara sate: A. Umuhondo, B. Icyatsi kibisi, C.
umweru, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Nuvuga ngo niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akakwereka ko ashaka kukunyuraho, ari byo mwita ngo ni ukudepasa. Kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara risa icyatsi kibisi. Hari ikindi kibazo babaza bakababaza ngo ese iyo tara ry'icyatsi kibisi riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Uzavuge ko ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Icyo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo, kizaba kiri mu bisubizo bine baguhaye. Ndizera ko bakikubaza bakubajije itara ukuntu risa cyangwa bakubaza aho barishyira, wahita ubikora kubera ko mabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga n'abandi bose bari gukoresha umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa. Ibyo bikoresho ngarurarumuri bigomba gushyirwaho ku buhe buryo cyangwa babibona ku buhe buryo? Ababona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, B iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rishije gusa, C babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ni ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, n'ibinyabiziga byatwara ibintu birengeje toni 3.5, na bino dukoresha turi kubigisha gutwara. Kino kibazo bajya bagihindura bakavuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Uzahitemo D, izabivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A iherezo ryo gutambuka mbere. B gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya. C gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Hari abantu bakunda guhita bibaza ese ino B n'ino C bitandukaniye he? Iyo bavuze gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Muri make biza bigusanga kubera ko uri kujya imbere, ubwo haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya. Ibiza bigusanga nibyo bitambuka mbere. None iyo bavuze gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, wowe ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Muri make ni wowe ugiye gutambuka. Niyo mpamvu duhisemo C. Ndizera ko utazongera kubigiraho urujijo. Turebeye mu birango, murabizi iyo turi kugendera mu muhanda tuba turi mu ruhande rwa
rwahe rw'iburyo turi mu mweru, abaza badusanga bari mu mutuku, bagomba kuduha inzira twebwe tugatambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Video irahari, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ibinyabiziga bigomba kugira ihoni rimwe rifite injyana imwe, ariko ngo hari ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ibihe? Ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka zambulance n'ibinyabiziga bikora ku mihanda, mwumva ko iyo bivugije ihoni riba ritandukanye n'iry'ibindi binyabiziga. Uzumva ukuntu ambulance ivuza ihoni uzahita wumva bitandukanye n'iby'ibindi binyabiziga. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Iyo bavuze ibimenyetso ni kimwe no kuvuga ngo ibirango by'amabara sati: A, umweru n'umukara, B, umutuku n'umukara, C, ubururu, D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, umweru n'umukara na B, umutuku n'umukara bikaba ari byo bisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, umutuku n'umukara. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bari kukubuza kunyura cyangwa kudepasa ibindi binyabiziga byose, ariko icyo uzaba wemerewe kuba wanyuraho ni ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Rero icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, mu birango haba harimo imodoka 2, iri iburyo ibiri umukara, iri ibumoso ibisa umutuku. Impamvu iri ibumoso ibisa umutuku ni uko ubujijwe kujya ibumoso. Rero ibirango nibyo bari batubajije amabara yabyo, ni imodoka 2, iy'umukara n'iy'umutuku. Niyo mpamvu duhisemo B, umutuku n'umukara. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Urabona ko ibyapa akunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video. Kibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje bice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. By'amabara sati: A, umweru n'umukara, B, umweru n'umutuku, C, umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kivuga ngo ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa. Hano icyo cyapa kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibirango aba ari umweru, nta rindi bara rigeretseho. Hano none bavuze umweru n'umukara kandi aba ari umweru gusa. Hano hari ahantu ubonye handitse umweru gusa, nta kindi kintu barengejeho. Ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urebye iriya video wahita ukibona. Ndizera ko ramusamo D,
ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Haba hagomba kugaragazwa ku buhe buryo? A, icyapa cyera cya mpande ye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kubera ko iyo hari nk'imirimo iri gukorwa mu muhanda hakunda gushyiraho ibyapa bitegeka bivuga ngo hano hari umuhanda, hari imirimo iri gukorerwamo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata ibumoso gusa, kata iburyo gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko muri buze kunyura. Kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresheje icyo cyapa gitegeka bakoresha icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo deviation, kuyobya umuhanda. Hano hari gukorerwa imirimo, twayobereje umuhanda wenda iburyo, cyangwa icyo cyapa bakagishyiraho ahantu bayobereje umuhanda. Nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano hari ahantu uri kubona byanditse ibyo mvuze ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode nziza ziri kuboneka. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, kikaba kivuga ngo icyerekezo gitegetswe nta mahitamo ufite yo kujya iburyo, nta mahitamo ufite yo kujya ibumoso. Icyerekezo utegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Hari abantu bakunda kucyitiranya na cya cyapa kivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Ikivuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe cyo kiba gifite ishusho ya mpande enye. Ishusho aba ari mpande enye, ubuso bw'ubururu, harimo kano gafureshi k'umweru. Ishusho aba ari mpande enye kubera ko nicyo ni icyapa kiranga. Ariko ibyapa bitegeka, ibyapa byose uzabona bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ishusho ari uruziga, uzamenye ko ari ibyapa bitegeka. Rero kino kiri mu byapa byo ku mihanda bitegeka, kikaba kivuga ngo komeza imbere gusa, nicyo cyerekezo utegetswe, nta handi wemerewe kunyura. Ndizera ko waramutse rero A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rigiye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A, metero 100. B, metero 50. C, metero 40. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana ujya kubisikana n'ikinyabiziga wacyegereye, rero aba agomba kugaragarira muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara maremare ni muri metero 100. Amatara yandi n'utugarurarumuri tuba tugomba kugaragarira muri metero 150. Amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri, natwo ni muri metero 150. Ibyo byose ni ibibazo bababaza, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru,
ukore rimwe uhita utsinda, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A mu mezi 2, B mu kwezi kumwe, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bagomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikakorwa mu minsi 8. Hano hari ahantu ubonye handitse iminsi 8, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ahantu hose abanyamaguru baba bemerewe kuhaca. Iyo hatari amategeko ababuza yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ushobora kugera ahantu ugasanga hari nk'icyapa kibuza kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, urumva ntiwahaca. Ariko ugeze ahantu hose ubibonye ukabona nta cyapa kikubuza, nta mategeko harakubuza yerekanwa n'ibimenyetso, uba wemerewe kuhaca mu gihe uri umunyamaguru. Ndizera ko mose, ndizera ko namusikandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira: bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A mu nsisiro gusa, B hahegera inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ugihitemo nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Niba bavuga mu nsisiro gusa, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Zino mburira zimurika ni nka kwa kundi wenda hari kuba Tour du Rwanda, amasiganwa y'amagare, bakacishaho nk'imburira bakubwira ngo muve mu muhanda mutange inzira. Rero zirazikoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B iteme rinini kandi rirerire, C ifungana ry'umuhanda, D iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzasubiza ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Naba ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda rwonyine, uvuge ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso.
ariko iyo impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda uhitamo ko igisubizo ari ifungana ry'umuhanda. Ndizera ko waramusamo rero se, ndizera ko waramusi cyandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora yakora iki? Ugeze hariya kuri feruje ugasanga zapfuye, aho ziba ziri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, mbega gutwara neza nta gutinda mu isangano, se guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe, de guca n'amatara yose indangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo kubera ko ibimenyetso bimurika biba byapfuye, witondera ibindi binyabiziga kubera ko hari ahantu hari ibimenyetso bimurika akenshi haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, rero ukagenda witondera n'ibindi binyabiziga uhasanze. Ndizera ko waramusamo ndizera ko waramusi cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugabanya umuvuduko ugatambukana ubwitonzi kugira ngo ataguteza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko. Nujya mu bisubizo bine baguhaye ukabona hari ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ibyo byo bishakiramo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko nibwo buryo wakwirindamo ibyago. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B, ahegereye umurongo ukomeje. C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. D, A na C nibyo. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanywa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Byaba byari ibisate bine bikaba bibaye bitatu, byaba byari bitatu bikaba bigiye kuba bibiri, byaba byari bibiri bikaba bigiye kuba kimwe. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusi cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. A, biteganye. B, ku murongo umwe. C, A na C nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika hariya kuri feruje, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye, kimwe kigaparika iburyo ikindi ibumoso, kandi bishobora kuhagenda biteganye, cyane cyane ku mihanda y'i Kigali aho ubona nk'ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyaparika iburyo ikindi ibumoso, bikaba birateganye ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma yacyo.
ibi byo nibyo byiberaho. Nubwo haba ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe mugahagarara, biba bisaba kugira ngo mube mutonze umurongo umwe. Rero batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, urahitamo se ivuga ko A na B ari byo. Ariko niba bavuga ngo ntibishobora kuhagenda, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko biba byahagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kode, tubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga utubwire uburyo ushaka kwigamo, turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, ibyo byose birakunda. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Tukakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa cyangwa se byose bitewe n'icyo ushaka. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.